ndabihamya wamfashije ma Imana, haleluya. ibyo ukora byose mana birabyemeza. Wow, muduha amashyi rero ntago tworoshye. Yego nibyo. Iteka iyo uri kumwe n'umuhanga uba umuhanga. Nshuti zanjye abadukurikiye muri hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye, muri Afurika aho duhereye muri umwanya ko tuvuga ikinyarwanda, abari muri Australia, Aziya, ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Amerika, muhabwe umugisha n'Imana. Nge mureba kuri uyu mwanya muri kamera ndetse no kuri mikoro, uyu mwanya mukurikiye kuri YouTube channel ya Jesca Mucyowera. Reka mbabwire ko iyi channel mugiye kujya mubonaho indirimbo nyinshi zitandukanye z'umukozi w'Imana, umuramyi, umwanditsi w'indirimbo, umwigisha, umutoza, muri buze kubona mu kanya ngiye kubereka, tugiye kuganira akatubwira byinshi ku buzima bwe ndetse no ku muziki Imana yamuhagurukije kugira ngo ayikorere mu gihe nk'iki. Nk'ibisanzwe nk'uko nabivuze rero, Ndikuzo Emmy, ariko none tugiye kumvira irindi zina ryo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Karibu mami, utangire wibwira abadukurikiye bari hirya no hino, bari ku isi ku mugabane itandukanye no mu bihugu bitandukanye, ariko bumva ikinyarwanda kuko ariko rurimi turi gukoresha. Karibu noneho twese twibwire muri rusange. Mwakoze cyane, nitwa Mucyowera Jesca. Mucyowera Jesca ni muntu ki? Ni umwarimu se muri primaire, none se ni umukobwa? Muri make abadukurikiye muri umwanya bakeneye kumenya noneho. Okay, benshi barakuzi ariko baratarakumenya kameme. Ndubatse, ndi umumama, mfite abana 3, n'umutware. Hanyuma mu buryo bwo gukorera Imana ndi umuramyi. Hanyuma ubikora uri mu rugo uri kumwe n'umutware n'abana, ubikora he? Kuramya Imana n'uburyo butandukanye. Ahantu hose ndi ndaramya, ariko cyane cyane mu kuririmba wenda nibyo abantu banziho, ariko ubundi ahantu hose umuntu abari abagomba kuramya Imana. Hanyuma aho uririmbira ni he? Aho ukora uyu murimo wo kuramya Imana mu buryo bw'indirimbo ni hehe? Muri Eperi Karugira. Eperi Karugira. Hanyuma wenda hari indirimbo abantu baba bakuzimo kugira ngo tuze gukomeza, ariko wenda bavuga uti abanzi nko mu kuramya Imana hari indirimbo runaka banzimo, urugero nk'iyihe? Cyane cyane iyo banzimo ni indirimbo ivuga ngo ndabihamya kuri Imana. Abadukurikiye muri uyu mwanya sinzi wenda hari ubwo bashobora kuba batayizi, ariko none ugiye kuvugaho agace gato kugira ngo none abantu baze kuyibuka mbere yuko twakomeza. Ndabihamya kuri Imana, ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Wow, reka nsubire mu numve. Ntago ndaba nkoze copyright. Ndabihamya wamfashije ma Imana, haleluya. ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Wow, muduha amashyi rero ntago tworoshye. Yego nibyo. Iteka iyo uri kumwe n'umuhanga uba umuhanga. Ngira umugisha kuba turi kumwe muri uyu mwanya. Kera nigeze kubyifuza sinabibona, urimo uririmba iyi ndirimbo, ariko ubundi nagira ngo nibaze, iyi ndirimbo niwe wayanditse? Yego. Okay. Iyi ndirimbo yanditse ryari, yatangiye kumvikana ryari mu matwi y'abantu? Iyi ndirimbo nayanditse muri 2013 irangira. Nabahatemwanyaje cyatumye nyandika. Nibyo nifuza kugira ngo tubone inspiration yiduhe yatumye ugira kwandika indirimbo. Yego, cyatumye nandika indirimbo. Nari ndangije secondaire 2012, nshaka kujya kwiga muri kaminuza. Hanyuma mbajije papa ambwira ko nta bushobozi buhari, numva ndababaye kuko nashakaga kujya kwiga nyine muri kaminuza nk'abandi. Hanyuma nicaye muri chambre nyine aho yari asize amaze kubimbwira, ndababara birumvikana, ndarira, ntangira kwibaza Imana nyine impamvu ishobora kuba nyine itampaye ubushobozi bwo kujya kwiga muri kaminuza. Nditotomba cyane, nuko nyuma numva umutima utangiye kumbaza, se ntabo mwatangiranye primaire batakomeje secondaire, se ntabize troncome ntibakomeza superieur? Numva ndigaye kuba nitotombeye Imana, sa nk'uwigaruye, ndavango ndabihamya kuri Imana
kuko no kuba ntagiye kwiga muri kaminuza biremeza ko uri Imana. Nibwo nyine ikomeza ivuga ngo uri Imana ikomeye kandi ihambaye, ibyo ukora nibyo bibyemeza. Hari igice kivuga ngo yewe Imana utwemerere, abacuranzi bacurange, abaririmba baririmbe, twebwe twese tugushimishe nebelu n'inanga n'imbyino. Nuko Zaburi, Dawidi niko yanditse Zaburi 150, yaravuze ngo twebwe twese tugushimisha nebelu n'inanga n'ishako n'imbyino, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Nahise mbwira Imana rero umbabarire ko nitotombye, ahubwo ikinkwiriye ni ukugushima. Iteka iyo twumva ubuhamya ni ikintu kidukomeza. Uri kutwumva uyu mwanya ntiwumve gusa indirimbo, ubuhamya buradukomeza. Uri umukristo muzima uri mu rugendo rujya mu ijuru, abakeneye kumva ubuhamya kugira ngo bumukomeze, byibuze ku kantu hari abantu gakoze ku mutima. Kenshi hari ubwo abahanzi bandika indirimbo bafite ahantu babikomora, nawe twumvishe ko hari aho yabikomoye. Tuzagira igihe nanone tuzaba turi kumwe nawe kuri iyi channel cyangwa se kuri YouTube n'ubundi y'izina rye Jesca Mucyo, atuganirize ku buhamya bw'urugendo rwe rw'ubuzima, hanyuma kugira ngo bifashe n'abandi. Hanyuma reka twigarukire mu mpano zo kuririmba. Niki watangiye kwiyumvamo kuririmba ryari? Mbona isanze mbyiyumvamo. Ntago navuga ngo nabitangiye ryari, kuko nibuka ko kera nyogokuru wanjye ubyara mama yajyaga nyicaza akampa igiceri cy'atanu, akambwira ngo muririmbire nk'agapublicité, akantu nyine k'akaririmbo tw'abana. Nkura nyine ari uko abashyitsi baza mu rugo nkicara nkabaririmbira bakamu duceri. Nyine nisanze biririmba, njya muri Sunday school, nkabona nijye uri kuyobora abana, nsubiramo indirimbo. Nibuka ahantu nasengeraga naririmbaga nyine no muri korali y'abana, baranyitaga Kabaganza. Rero kubera ko nyine nakundaga indirimbo yose numvise nkayisubiramo, nkagira ishyaka ryo kwigisha abandi bana, nkumva nyine ni byiza. Rero nisanze nzi kuririmba, sinavuga ngo nabitangiye igihe runaka. Liliane Kabaganza, warakoze cyane. Reka tumusuze Liliane Kabaganza ahereye muri uyu mwanya. Hanyuma uyu mumama mwabonye Jesca Mucyowera turasa, yibonye ribana ko dusa. Hanyuma Imana yatugiriye neza, ni no mpamvu turi kumwe muri uyu mwanya. Hanyuma iyi ndirimbo tuyizi muri Injiliba, iyi korali tuzi nkaho watubwiye usengera n'ubundi, wageze muri ryari iyi korali? 2012. Wasanze imaze igihe kingana iki? Bambwiye ko yatangiye 9-7. Hanyuma mu buzima bwo ku ishuri wigeze urangwamo n'ikintu cyo kuririmba, wenda ku buryo abakuzi ku ishuri muri segonderi bashobora bati koko Jesca turamwibutse yajyaga dufasha? Buri muntu wese unzi ntekereza ko ari cyo kintu anziho. Kuririmba. Okay. Hanyuma hari indirimbo waba waranditse ushobora kuvuga uti izi nizi ndasibuka, byibuze utubwire uti hari indirimbo nibuka byibuze 10 nanditse byibuze? Hazivuga? Ushobora kuzivuga, ariko byibuze watubwire uti mu ndirimbo nibuka nanditse zishobora kuba zirimo hanze zisirikira zigera mu 10. Yego, inyinshi ni za Injilibora, harimo iyo ngiyo ndabihamya, hari ivuga ngo shimwa himbazwa, hari Mana ndaje imbere yawe, hari indi ivuga ngo sinshaka ko mutamenya ibi, hari indi nayo ivuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa, hari indi ivuga ngo tugerageza gukora ibyiza. Reka mbendekeza ni nyinshi. Hanyuma se none watekereje no gukora izawe ku giti cyawe, ku buryo nshobora kuvuga ku giti cyawe, nivuga ku giti cyawe abatwumva uyu mwanya ni ukuba ari wenyine, atari kumwe n'abandi benshi, atari kumwe na korali, atari mu itsinda, ahubwo ari kuririmba ari wenyine? Hari izo wateganyije gukora cyangwa se urimo urakora? Yego, ndazikora. Hari iyo abantu bakuziho muri iyi minsi warimbye wenyine? Yego, Jova Adonai. Hari n'izindi nakoze mbere yazo, ariko iyo ngiyo nyine niyo nabonye abantu bishimiye cyane, ntabwo uzi impamvu. Yego. Hanyuma utubwiye ko ufite abana n'umutware, birumvikana. Inshingano z'urugo ntiziba zoroshye, uzifatanya gute n'umuziki ukora? Ntabwo biba byoroshye, birumvikana kuba ufite umuryango ungana gutyo, noneho ukabivanga nyine no gukorera Imana, ariko mu bibaho byose tuba tugomba nyine gukora. Birumvikana biragoye kubifatanya, kuba uri muri eglise
uri kwibaza mu rugo uko bimeze, kuba wenda wagiye gukora indirimbo amashereka akumereye nabi yego no ntabwo byoroshye, ariko nyine tugomba kubikora kuko aricyo twaremewe. Okay, hari abahanzi cyangwa se abaririmbyi tuzi bari muri industry ya music ya gospel hano mu Rwanda no hanze yaho. Ninde ukwespira, ninde wumvishe agukora ahantu ukavuga uti ndashaka gukora nk'ibyo runaka yakoze mu kuramya Imana? Ndabakunda, navuga ngo hafi ya bose, reka ne kuvuga ngo ni bose, kuko abakora gospel hari abakora wenda ibyo ntakunda, ariko benshi cyane ndabakunda pe. Rero wenda uwo navuga abanyesipiyeri, ntawe nifuza gukora nkawe, nifuza gukora ibyanjye nka Jesca, ariko ndabakunda. Bakora neza. Nta numwe wavuga uti uyu muntu ari ukuntu aririmba nanjye nkumva amarira araje kubera umunezero? Kubera ukuntu nkunda indirimbo zo mu gitabo, Papi Clever na Dorcas barimo baranezeza muri iyi minsi cyane. Nibo nyine bari kunezeza, nkurikira indirimbo nyinshi za gospel nyine kubera nimba ari uko ari zo mu gitabo, nyine ntago umuntu arambirwa kuzumva, mba numva nyine zinshimishije. Ukuntu indirimbo zo mu gitabo nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujya nama wanjye, niwe undengera iteka. Wow. Okay, murumva ko ibintu Jesca ari kudutegurira ni byiza kandi byinshi, ndetse Imana iramushigikira kugira ngo agire urwego avaho n'urwego ageraho. Nyemerera, hari abantu benshi twaganiye batubwira mama Jesca nabo nabaga bagiye kurira kubera ibyishimo, kubera iyi mpamvu. Iyo babajije bakubwira bati twamubonyemo umutoza mwiza, ni umuntu uca bugufi, ni umuntu wadufashije. Hanyuma Jesca ni umuhanga mu kuririmba kandi atubwira ko ntaho yabyize. Hanyuma tugira umugisha wo kuba turi kumwe nawe nyirizina. Ubundi ko nigeze ngana n'umuproducer wawe nambwira ko uri umuhanga ku buryo agufata nk'umuntu wize umuziki. Hari n'umwana yigeze kubaza se, yigeze kuvuga ko yabyize muri Amerika, bose bambwira ko reka da. Ibi bintu dufite abana benshi barimo bararirimba ariko ku muziki bize neza, kandi bose barimo barakubwira bati Jesca aririmba neza. Tubwira akantu ubona kadasanzwe. Ese buri munsi ufite umuntu ugutraininga, cyangwa buri munsi hari ukuntu ugira iyerekwa ridasanzwe rikakwigisha umuziki, cyangwa si wanyu mu muryango wasanga wenda waravutse nko kwa papa Rujindiri wari uzi kuririmba n'urugero? Navuga ko 80% ari impano Imana yampaye, hanyuma 10% ndashyigikiwe n'umuryango wanjye, ndavuga umutware, hanyuma irindi 10% ndaririmba muri korali, mbana n'umutoza nk'uwo nyine wambwiye, aradutoza tukabikora cyane. Yego, naho ntekereza mbikura. Cyakora nigeze kumva bambwira, ntabyo nzi, ngo mama yari azi kuririmba cyane ko simuzi, ariko numvise nyogokuru ambwira ngo yari abizi cyane, ko hari igihe yajyagayo wenda nko kumusura ngo akaririmba abaturanyi bakaza, ariko njye ntabyo nzi, nibyo bambwira. Wasanga wenda nyine biri na hereditaire aho ngaho muri famille, ariko nuko mbizi cyane nyine n'impano y'Imana. Tuzagirirwa umugisha wo kuduhamya se nabwo butambuke hano babone mu buzima busanzwe. Ubuhamya burubaka, bizadufasha no tubwira 1-2 ku buzima bwawe kugira ngo abantu bizabafashe bashaka kumenya ati kuki Jesca adafite mama we. Ibiri ngombwa nta kibazo, tuzabivugana. Tuzagira undi munsi tugaruka tuganire hano kugira ngo nabyo tubimenye. Iyo ukunda umuntu wabisaba kugira ngo umenye n'ubuzima bwe, avuga uti byibuze hari ibyo yaciyemo arihangana. Reka dushimire Daddy rwose turagushimiye kuba udushigikira muri uyu murimo utoroshye, tukaba tugize aho tugera. Na n'ubu baba isi yose ikaba idukurikiye, njye na mami, nuko Daddy yabigizemo uruhare. Ndashaka umushimire by'umwihariko. Sinabona amagambo ariko ndamushimiye, ndagushimiye cyane sheri. Mise numva akantu. Okay, kari akantu numvishe ni sawa. Okay, reka rero tumwakire n'ubundi ase n'ugana ku musozo, ariko hari ibyo tubitse byinshi tuzagarukaho, ariko none hari ubutumwa yifuza gutanga.
hari indirimbo nshyashya ari gukora, hari izo azakora, hari ibyiza tubikiye agiye kuduha nk'abakunzi mu minsi iri imbere, ari abamuzi n'abatazi cyangwa se n'abataramumenya, bose agiye kubagenera ubutumwa muri uyu mwanya mbere yuko tugaruka dusezera. Nk'uko nyine usanze turi gukora amashusho y'indirimbo ivuga ngo Jehova Adonai ni Imana ikora ibyo ishaka, mu minsi mikeya araba agiye hanze, ndabasaba nyine bayikurikire kandi abayibonye bayigeze no ku bandi, hanyuma nyine turushaho kwagura ubwami bw'Imana. Ubutumwa bundi nabagenera ni mureke nyine dukiranuke kuko Kristo ari hafi. Ashobora kuza nk'uko tubisoma muri Bibiliya, ashobora no kutaza umuntu akitaba Imana. Rero mureke dukizwe, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo mwaracikanywe vraiment. Namwe nimwakire Yesu Kristo kuko ni ubuntu, nawe nubyemera tuzajyana kuko aho tujya ni heza kuruta aho turi. Jesca ni umunaziri, yavukiye mu gitambyi agikuriramo, yize Sunday school, afite bagage, afite ibintu bihagije Imana yamushizemo kugira ngo abisangize abandi bari hirya no hino batandukanye. Nge narikuzo Emi, tuzabana no mu biganiro bindi bitandukanye, ariko cyane cyane ko dutegereje ko tugezaho ubuhamya ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye ariko dutegurira. Reka nkwibutse ko nugera kuri iyi channel ukore subscribe, like, share ndetse na comment. Inshuti yanjye, inkunga ikomeye uri mu mutere no gusangiza izi ndirimbo arimo arakora kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Reka dushimire abadufasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho nabyo bibagereho neza.